Vision Talk. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe udukunda ndetse wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana iguha umugisha, Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose. Ndagushimiye cyane ko wakanze kuri subscribe ndetse ngushimiye cyane ko inshuti yacu nziza. Imana iguha umugisha. Mbere yuko ngusobanurira izina ndabanza nkabwira umubyeyi wese ko impano nziza ukwiye guhereza umwana wawe ari ukumuha izina ryiza ndetse ukamuha izina risobanuye ubuzima kuri we, ukamuha izina risobanuye buri kimwe kuri we. Egera hino rero umubwire ubusobanuro bw'izina umukunzi wacu yifuje ko twamusobanurira nk'uko uri kubibona muri screen zawe. Reka rero turebere hamwe ubusobanuro bw'izina Christian. Ni umukunzi wacu dusabye ko twamusobanurira. Reka tugende inkomoko y'izina Christian yo tugiye kureba bwa mbere. Izina Christian rikomoka ku ijambo ry'ikilatini Christianus, rifite isano n'ijambo Christius rikaba risobanura umukristo. Christius rero ushaka kuvuga umuntu w'umukristo cyangwa se umuntu ukurikira Kristo. Mu Kinyarwanda rero twavuga ko izina Christian risobanura umukristo cyangwa se umuntu wa Kristo. Ni izina rero ryagiye rikwirakwira cyane cyane mu bihugu bitandukanye kubera ukwemera kwa Gikristo, kandi rikoreshwa mu bihugu ndetse rigakoreshwa ku muntu w'igitsina gabo gusa. Izina rero Christian nk'uko narimaze kubikubwira risobanura umukristo. Ikintu kibanze ukwiye kumenya kuri iri zina nuko ni ukuvuga umuntu ufitanye isano na Kristo ndetse n'inyigisho za Kristo. Izina rero rifite igisobanuro gikomeye cyane cyane kijyanye no kwizera, gukurikira Imana, urukundo n'imbabazi, ineza ndetse n'imyitwarire myiza. Ariko ni ngombwa kumenya ko izina umuntu yitwa rivuga umuntu byanze bikunze azagira imico yose. Imico y'umuntu rero yubakwa n'uburere ndetse ibyo yizera, ibyo ahitamo ndetse n'imyitwarire ya buri munsi. Ngo burya rero izina Christian no mu rukundo, ku bijyanye n'urukundo, abantu bamwe bakunda kuvuga ko umuntu witwa Christian ashobora guhuzwa n'umuntu ushaka urukundo rufite ubudahemuka ndetse n'ubwizerane. Umuntu rero witwa Christian ashobora kuba umuntu ushaka kuba mu mubano ushingiye kubahana ndetse no gufashanya. Ngo ariko nanone urukundo ntirushingira ku izina, ahubwo urukundo rushingira ku bantu babiri, kwizerana, kuvugana neza ndetse no kubana neza hagati n'abantu. Rero ba Christian rero ni abantu bakunze kuba abayobozi, ni abantu bakunze kwitaho ndetse no kwita ku bantu bakunda. Iki ni igisobanuro cy'izina Christian. Reka nizere ko umukunzi wacu adusabye ko twamusobanurira izina Christian. Nizere ko yamaze kurisobanukirwa kandi yamaze kuryumva neza cyane. Niba rero nawe ufite izina wifuza ko twagusobanurira, watwandikira muri komenti. Video izakurikira iyi ikazaza ari izina ryawe wifuje ko twagusobanurira. Ndagushimiye cyane rero ko wabanye natwe, kandi nshimiye n'uwatanze igitekerezo ko twamusobanurira izina. Niba iyi video hari kigufashije wakanda like ndetse share na comment, byaba byiza cyane kurushaho. Ndagushimiye cyane rero, Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose.